nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya TV ivugira muri Australia. Imigani, insigamigani, inkurumamo, amateka, imyidagaduro n'andi makuru yungura uzayakurikira ku Ijwi Rishya. Ibyo nibyo bituma ukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikira. Ni nabyo biguteye gukanda no kunzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bishya bigisohoka. Muri kumwe na mugenzi Paiko. Uyu munsi turareba kimwe mu bigize umuco wacu gishimangira ubusugire bwacu, umuziki. Umuziki mu Rwanda si urukiriro gusa, ni imbaraga z'ubumwe, gukira n'iterambere ry'igihugu cyacu. Umuziki w'u Rwanda ufite amateka akomeye cyane kuva na mbere y'uko u Rwanda rwigenga. Umuziki wabaye ikintu cy'agaciro cyacu kuva mu Bwami kugeza kuri Repubulika, aho wakorwaga mu buryo bwo gusigasira amateka, kwigisha no kwishimira ibihe by'ubuzima. Ubu rero umuziki ukomeza kuba igikoresho cyiza cyifashishwa mu gusigasira umuco nyarwanda. Mu bihe by'ingorabahizi 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi, nyuma yaho umuziki wabaye igikoresho cy'ingenzi mu gusana imitima y'abanyarwanda. Abahanzi nka Cecile Kayirebwa muzi bakoresheje umuziki wabo mu kugarura icyizere mu banyarwanda. Uyu munsi umuziki waragutse ugirwa igice cy'ingenzi mu bukungu n'imibereho by'abanyarwanda. Igitaramo nka Kigali Art Festival na Iwacu Muzika byagiye bigira uruhare runini mu kugarura kamwenyu mu banyarwanda, ndetse kandi umuziki uza no kugira uruhare mu kuzamura ubukerarugendo, aho abahanzi bafatwa nk'intumwa z'u Rwanda n'abaranga beza b'ibyiza by'u Rwanda. Umuziki kuri ubu uha imbaraga abaturage, utanga akazi, ugatanga amahirwe ku rubyiruko kandi ugateza imbere ubucuruzi. Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'abahanzi yateje imbere uruganda rw'umuziki, bisobanura ko umuziki kimwe n'ibindi byiciro by'ubuhanzi bifite imbaraga zo kubaka ejo hazaza heza h'igihugu. Umuziki wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere impinduka mu mibereho myiza, wahurije hamwe urubyiruko mu bikorwa by'ubutumwa nk'ibyo byo kugarura ituze ryazanye ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Nawe ufite byinshi uzi ku muziki nyarwanda, uzi wakuvuye umutima ukaruhuka, uzi uhora wumva ukumva umunezero muri wowe. Bitugaragarize muri komenti, utubwire indirimbo yabaye y'ibihe byose ikagukora ku mutima. Hanyuma niba utarakora subscribe, yikore ukomeze ukurikira ibiganiro by'ubwenge tukugezaho. Mwari kumwe na mugenzi Paiko, Ijwi Rishya TV hano muri Australia. Na hejo.